hanze nizira jaye kamera dufashe mbega amashusho Yes way arayimena kamera mana yanjye we umva nawe byari ngombwa ko itangazamakuru ariko kuba twabigiyemo we yashaka kwemeza neza ibi bintu bamubwiye niba ari byo Yesa sister mwamubabariye mukomeza kureka ibi bintu murimo gukora neza imbabazi akamera neza nshaka ko nanjye oya nshaka umusabira imbabazi bikarangira ntabwo nshaka kuba namuhemukira gutya pe oya ariko nawe yizi isomo aracururuka rwose ntabwo ariga njyewe nabikorera uyu mugabo ibaze ko umugabo wanjye asigaye amvugisha tumeranye neza sheri we araryamye sister sawa bye murakoze sheri murakoze sheri urakoze Yesu we mana yanjye Yesu kamera neza kugira ikibazo uri kumva kamera mana yanjye yabize ibyunzwe muhanagure ma niba muhabare sheri humura reba imisaraba uri mwirimba mufasha kumwabura Yesu we mana yanjye Yesu we mana yanjye ntangane sister ye ibiki ari gucika sorry muhanagure ku munwa sister Yesu we cameraman ntabwo ashaka dukomeza iyi kamera umva kangusuze wowe uherereye mu bice bigiye bitandukanye kuri uyu munsi wa none ntago ndibuze kubatindira ndacyari MC7 nkuko bisanzwe ni N1 TV ngushimiye tubana mu biganiro bya buri munsi ngushimire kandi nanone wowe dutangirana inkuru ngenda mbagezaho uko zigiye zitandukanye tukajyana ku musozo wazo uyu munsi wa none rero nari maze iminsi 3 mvugana n'umukobwa ndetse kandi adusaba ko tuzamwegera kugira ngo ibyo ashaka tubishyire kuri kamera ndetse ntabwo byatworoheye twakoze urugendo cyaratugoye cyane urabona ko twabuze n'ukuntu tujya muri salo kugira ngo twiyiteho ariko aha hantu turi ni ahantu habi cyane ni n'ahantu harimo kuntera ubwoba ukurikirana iyi nkuru ndagushimiye we tuyitangiranye uribaza ni impamvu iki yaduhamagaye bino tuvugane sister hanyuma ngo byatangiye gute wenda uriya mukobwa cyangwa se mujyo wanganirije ntago ngira ngo mbikoremo introduction niyo mpamvu ngira ngo nka nyiri ubwite urebe muri kamera noneho tubivuge n'impamvu kituraha mwiriwe neza nkuko ne nabibabwiye mfite umugabo twatangiye dukundana nta kibazo dufitanye buri kintu cyose twajya gukora tukakiganiraho ibintu nyine bimeze neza hashize iminsi umugabo akajya atangira gutatinze hakaza yasinze nk'umubaza byagenze gute ubwo ntiyashaka ko mubaza atakinyumva kandi imbere twarumvikanaga ikintu cyose nyine agerageje gukora akabanza tukabiganiraho bishira iminsi akajya narara iyo ngiyo agashira icyumweru ataraza ubwo nyine ndangije hari umushiti wanjye arambwira ati mfite umuganga kandi umuganga ntangiye uko ubizi nari mfite umukunzi wanjye twarakundanaga
twatekereza ibintu byo kubana ugasanga ibintu birapfuye tukibaza se bimeze gute byagenze gute birangira uwo muganga nanjye amfashije wabonye ko n'ubukwe bwanjye wabutashye ko ubukwe bwe narabutashye n'umushiti wanjye yakoze ubukwe bwiza cyane ubwo rero nagira ngo mbe nahamagara uwo mushiti wanjye yari yandangiye nyine umudogiteri nshaka guhamagara umudogiteri yari yambwiye nkuko nabikubwiye ariyo mpamvu wari wanamperekeje hano yambwiye ko hari umugore wantwariye umugabo arambwira ati ariko nagufasha rumva ntago yanshye amafaranga menshi ariko rumva nagombaga kumushimira arambwira ati ngewe ndagufasha umugore we wagutwariye umugabo ndavuga ni se ngo nabyemera gute urumva ntabwo aho umuntu amafaranga yawe hatarakwereka nyine n'ikimenyetso arambwira ati kugira ngo ubyemere neza ngewe ngiye gukora akantu gatuma ubyemera ndavuga nti kukanagaje yambwiye ati ngiye gusarisha uwo mugore wagutwariye umugabo yarasaze ubu ngubu bari ku irimbi ahita ambwira n'irimbi aho riherereye ni naho ubu ngubu turi ubwo guys nagira ngo mbabwire uyu muganga rwose ntagabeshya ntabwo turi kwamamaza turashaka kumenya ibyiza bye cyangwa se ukuri kwe hanyuma rero turaza kubona uwo muntu wagutwara umugabo hariya mu irimbi yego arahari harahari kabisa ubwo mushuti wawe waguje nawe ngo ubukwe bwarabaye yakoze ubukwe bwiza cyane bwarangiye mu minsi yashize ngahora bupanga bugapfa bwarapfaga buri munsi bahora bashwana kibaza si ikibazo ni ikihe mugabo wanjye ko dupanga ubukwe bugahagarara n'ikihe kibazo uwo mudogiteri rero nibwo yamukoreye mu magambo makeya nuko wenda uwo mukobwa cyangwa se uwo washyingiwe mu minsi yashize ari we waguhaye connection kuri uyu muganga kuko hari ibyo yamufashije yego hari ibyo yamufashije byinshi cyane kuko urumva niba wari ufite ubukwe ubupanga bugapfa buri munsi bupfa utazi impamvu uwo mudogiteri yagufasha bugahita buba nta n'icyumweru gishize urumva ko yaramufashije niyo mpamvu nyine nawe yambwiye ati ndaguhuza n'uwo mudogiteri agufashe nuko nguko bimeze isi ya none uko bwije nuko bukeye ibintu bigenda bihinduka kandi bigenda bizanamo izindi ntera utamenya ndetse hari byinshi tubasangiza hari na byinshi tubereka mukavuga ngo biranaga ari byo ariko abaye ari wowe byabayeho niyo mpamvu wamenya ko ari byo dukomezanye kandi tujyane ku musozo w'iyi nkuru ndacyari MC7 nk'uko bisanzwe ni N1 TV. Mwiriwe neza Jani. Allo. Mwiriwe neza Jani. Tumeze neza mwebwe. Umva undi gushaka ukuntu nzabasura muri iyi minsi. Umva narindi kubipanga se wajya gusura abageni nta nakantu bashyiriye we. Ako birumvikana. Nyine nanjye ubwo ngubwo wa muganga wanjye wari wandangiye. Umva yari yambwiye nyine ngo hari ahantu ku irimbi yari yanyohereje. Umva nagiye koko nsanga nibyo umva wa mugore wantwariye umugabo yarasaze. Abari umva yarasaze umva turi hano none umva yarasaze abari mwirimba ari gukubura imva z'abantu. Nabikubwiye uriya muganga ubundi wari ubizi neza yuko buri munsi nahoraga nkubwira ngo ubukwe bwanjye bwapfuye byagize gukira gutya noneho nzo kumenya impamvu ibitera bandangira umuganga uri nanjye wankoreye umuti none ubu ngubu urumva nawe namubwiye nawe umva bwari bwiza naravuze nti nanjye ngomba kugerageza nkareba abakobwa babaza badutwarira abagabo n'igihe umuntu aba yarakundanye nabo byaratugoye umva yarasaze sirimo kumwumva umva niba ari kuzunguza ibiti abari kuyora ibiti mu ishyamba ku irimbi mukosore
umva yabinkoreye aba bagore bajye biga isomo abagore nk'abo nanjye niba bayatumye ubukwe bwanjye bupfa buri munsi umva bajye biga isomo kuko abagabo tuba twarabavunikiye bakaza baza bivanga mu rugo rwacu agafashe kari ku irimbi kasaze umva yasaze nta nubwo umva ari kuryama ku irimbi yarasaze umva nimushaka mugakingure nanjye agakobwa kahoraga kanisha umutwe kanyubiriza umugabo ubwonko kanyicira ubukwe buri munsi ko tugiye gusezerana tukaba karabwishe ejo buri karabwishe none nanjye nagashyize ku murongo nta mikino urabizi ko nta mikino njya ngira umva ariko ngewe wiriwe halo wiriwe neza wiriwe njye ni umunyamakuru uyu mukobwa yambwiye yuko muherekeza karabaye hajemo n'abanyamakuru kandi ni ukuvuga ngo yari yatubwiye ati muherekeze ndashaka kumenya ibyo bambwiye niba ari ukuri ariko mu magambo makeya reka tugushimire kuba waramufashije kugira ngo abe yabona umuntu ugenda umuhemuki hanze mu izina rya Yesu kamerama dufashe mbega amashusho Yesu we arayimena kamera mana yanjye we umva nawe byari ngombwa ko ari itangazamakuru ariko kuba twabigiyemo we yashaka kwemeza neza ibi bintu bamubwiye niba ari byo mwese sisita mwamubabariye mugakomeza kureka ibi bintu murimo gukora kumusabira imbabazi akamera neza nshaka ko oya nshaka kumusabira imbabazi bikarangira ntabwo nshaka kuba namuhemukira gutya pe oya ariko nawe yize isomo aracururuka rwose ntabwo ariga njyewe nabikorera n'ubu ntabwo uyu mugabo ibaze ko umugabo wanjye asigaye amvugisha tumeranye neza sheri araryamye sisita sawa bayi murakoze sheri murakoze sheri urakoze yesu we mana yanjye ese ubu kamera neza kugira ikibazo uri kunyumva kamerama yaryamye gusa umunsi yapfuye mana yanjye yesu we yapfuye none se mva mubaze sisita ni igiki turakora kugira ngo uyu muntu ave aha ngaha ni ibiki wavuganye na muganga guhamagara dogiteri kamamagare muganga noneho nyine musabire imbabazi basi yesu we shani mumufashe baba we dogiteri se ubu ngubu se afite akazi kenshi imana ifasha nyitabe alo dogita mwiriwe yego umva naringeze handi ku irimbi wa mugore wari warantwariye umugabo umva yasaze biteye ubwoba rero umva nashaka ko ndi umuhannyi ntabwo nkunda abantu basenya ingo z'abandi sinkunda abantu biba ibintu by'abandi sinkunda n'abantu bahemukira abantu none se ubu ufata umugabo w'abandi ukamutwara ukagenda ukamugira uwawe yewe nguha igihano ku buryo n'abandi bagore batwara abagabo b'abandi bibabera icyitegererezo ku buryo batazabyongera none se ubu twakora iki kugira ngo tumukureho uyu mudayimoni basamere neza none se wambwiye ngo muguhanire ngo kandi nkwereke ikimenyetso cy'uwaguhemukiye kandi nkaba nabikoze uragira ngo bigende gute wakanawe ushaka kumubabarira none ahangaha urumva mufite impuhwe umva biteye ubwoba ariko umugabo wanjye yari yatangiye kumera neza tumeranye neza yesu biteye ubwoba mana yanjye we mwafashije uyu muntu kuko mwamufashije ni ukuri yesu we icyo nshinzwe ni ugufasha abantu no kuvura abantu ariko ntabwo nshinzwe kubahemukira gusa ndi umuhannyi iyo umuntu yahemukiye undi nanjye mfite ubushobozi bwo kumuhemukira nkamuha n'ibihano ku buryo n'undi munsi
n'abandi bareberaho ibintu nk'ibyo ntibongere kubikinisha. Numva nawe ndakeka yizi soma n'ukuri kuko biteye ubwoba. Ni umukobwa mwiza ariko mana kuki batwara abagabo b'abandi ubundi? Ntabwo ari we gusa wa mbere atwaye umugabo, hari n'abandi yagiye asenya ngo kuko akazi akora nabibonye ko arako afite umudayimoni wo gutwara abagabo b'abandi. Umva ni ukuri basi tumufashe uyu mudayimoni rwose amuvemo. Aho rero wowe fata igiti cy'ikibabi ukimukubita inshuro 3. Yego. Uvuga ati nakurekuye uwo mudayimoni uguteza gutwara abagabo b'abandi nakuvemo kandi ntuzongere niwongere uzabona ibintu bikomeye cyane. Noneho arahita akiromere neza ntacyo. Inshuro 3. Kora ibyo muganga atubwiye atadukubita ari amabuye. Kora ibyo muganga akubwiye. Yesu we. Ndabona tuje ko ngiye gutuza data. Aratuza aramera neza mwana wanjye, aratuza aramera neza. Noneho umugabo wawe namara gutuza ibintu byose bimeze neza, gahunda zose zigiye gusubirana, ajya kugisha inama nk'uko yakugishaga inama. Nurangiza rero uzaze gushimira abakurambere. Ni ukuri murakoze cyane. Rero ngewe ibyo wansabye nabi umuntu wawe wamubonye, akazi kanjye nakarangije, yoherereza ayo mafaranga yasigaye kugira ngo nanjye nshyireho ingabo zirinda umugabo wawe hatazagira umugore wongera kumutwara. Harya nari nkusigayemo 200,000. Yego. Ndaje mite nagushyiriraho kandi mwakoze cyane. Ashyire ko nomero yanjye mite mbona message Jini kwa Jini Rabi. Asante sana. Yesu we mana yanjye. Nise we kahisakira. Yesu we mumubyutse tuvanga. Ngiye nagize n'ubwoba. Meze neza. Mana yanjye. Meze neza humura Yabizi byunzwe umuhanagure mani niba umubabare. Humura. Reba imisaraba uri mwirimba. Sorry. Mufasha kumawuza. Yesu we mana yanjye. Yesu we. Mana yanjye. Nangano sister. Ye araki ibikeri gucika. Sorry. Mwanagure ku munwa sinzi. Yesu we cameraman. Ntabwo ushaka dukomeza iyi kamera. Umva. Ihangane. Oya have. Biramera neza. Yesu we mana yanjye. Mufasha wamfashije babangaha. Mani nawe nagufanya kuma muganga. Yesu mana yanjye mufasha. Cameraman ihangane. Sister. Koreshe uyu mukobwa urabizi. Niriye sengiye. Umugabo we watwaye bitaga Gilbert. Ninde mumve uku. Nese Gilbert ntago umuntu. Gilbert nawuzi. Njye kidemoni ngenda kizi ngewe. Ngewe Gilbert nuwahehe. Nawe nzi niyo mwanza hano kuko mana. Nese ntago Gilbert umugabo wanjye samaze imisa arari wawe buri munsi. Jewe Wowe nyine. Gilbert nawuzi. Ntabwo se buke muri kumbwira abo bagabo kuko ubundi nabaye. Gilbert ni usa nk'ari muremure gutyo nanutse w'ibyanwa. Ndamuzi uriya naramukundaga mana we. Gilbert si umugabo wanjye. Basi mugumanye ariko muwuri hano ariko mwanzanye. Mufate kamera twagiye sisa wafashe uyu muntu wamufashe mwana. Ibi ni ibiki umuntu. Kamera twagiye
Yesu we kamera kuri ikintu umuntu ataza kwiyahura bino hano ni watangiye ibi bintu mushiki wacu Yesu we kamera kamera Yesu we yebaba we ngo wangu iki bwanjye bwose umva aragira ngo umungu uriya mugore ntabwo nzongera gutwara abagabo bandi ibintu Mana we ese nirankoreye ibiki uriya mugore niyo mpamvu nari ndi kumuhunga burya uriya mugore ubundi ese kuki mwebwe mwazanye kamera hano kuki mwebwe mwazanye kamera hano twebwe impamvu twamuherekeje uriya mugore umva abagabo bandi mbivuyeho ndirutse kugira ngo nari ndi kumureba mu maso nkumva ndi gushya namuraga mu maso nkumva amarira Mana nyagasani amashusho twafashe turaza kuyakwereka wari uri mu bundi buzima ngo iki noneho Yesu we noneho uzi iminsi nari maze noneho ndashonje ndumva nenda gupfa umva abagabo bandi mutware umva mubwire sister kamerama kuraho amashusho urashonje mu kwezi kamera ndashonje byatani nzara iranyishe kamerama kuraho amashusho reka njye kumugura icyo kurya sibyo